Ikaze kuri wowe ukurikiye ibiganiro byacu by'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu eshanu zituma abatoranyijwe n'Imana bahura n'ibigeragezo bikomeye byo mu mutima rwihishwa. Ese kuki abantu bahamagawe kugira inshingano zihanitse bahura n'ibigeragezo bikomeye byo kurwana n'irari? Ni urugamba abantu benshi batinya kuvugaho, ariko rukunze kubaho cyane kurusha uko twabitekereza. Impamvu zabyo ziratangaje. Niba wumva uri mu rugamba rw'imbere rucyorana, nturi wenyine, ahubwo Bibiliya isobanura neza impamvu yabyo. Mu byanditswe byera, bamwe mu bantu b'Imana yari yarasize amavuta bahuye n'ibigeragezo bikomeye. Tekereza ku mwami Dawidi, umuntu muri Bibiliya ivuga ko yari umuntu ukurikira umutima w'Imana cyane, ariko agwa mu mutego w'irari kuri Batisheba. Cyangwa Samusoni, wari ufite imbaraga n'ubutumwa bukomeye, ariko bigatwikira intege nke ze kuri Delila. No muri iki gihe abatoranyijwe n'Imana ntibavanwaho ibi bigeragezo. Ariko se kuki irari ryibasira cyane abashyizweho kuba abanyabigwi? Ntabwo ari intege nke gusa za muntu, ahubwo ni urugamba rw'umwuka. Satani azi neza abo agomba kwibasira. Bibiliya irabyemeza, urugamba rw'umwuka ni urw'ukuri. Ibyo tubisanga mu Efeso 6:12, haravuga ngo kuko tudakirana n'abantu bafite cyangwa se bafise umubiri n'amaraso, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ububasha, n'abagenga b'iyi si y'umwijima, n'ingabo z'umwuka mubi mu ijuru. Irari ntabwo ari ikigeragezo cy'umubiri gusa, ahubwo ni intwaro y'umwuka igamije kwangiza abafite umuhamagaro w'Imana. Umwanzi azi ko iyo ashoboye guhumanya ubusugi bw'umutima w'abatoranyijwe, aba atambitse imbogamizi ku mugambi w'Imana ku buzima bwabo. Ariko se kuki urugamba rukomeye cyane? Dore impamvu eshanu zitangaje. Ariko nkwibutsa, mbere yuko nkwereka zino mpamvu eshanu zitangaje, nkwibutsa nanagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ugumya ubona ibiganiro byacu bya buri munsi bijyanye n'ibi ngibi, ndetse binakuyobora, binakumenyesha byinshi utaruzi. Impamvu ya mbere, ubumenyi bwo mu mwuka butuma ikigeragezo kiba gikomeye kurushaho. Abafite impano zo mu mwuka baba bafite ubushobozi bwo kumenya byinshi, atari gusa ku byerekeye Imana, ahubwo no kumenya amayeri y'umwanzi. Irari ni intwari ikomeye umwanzi akoresha kugira ngo avange kandi agabanye imbaraga z'abafite umuhamagaro w'Imana. Abatoranyijwe kenshi bahura n'ibigeragezo bikaze kurushaho, kuko umwanzi azi ko abashoboye kubagusha mu irari ashobora kubadindiza mu iterambere ryabo ry'umwuka. Abatoranyijwe kenshi bahura n'ibigeragezo bikaze kurushaho, kuko umwanzi azi ko abashoboye kubagusha mu irari ashobora kubadindiza mu iterambere ryabo ry'umwuka. Impamvu ya kabiri, ukwigunga gutuma habaho intambara rwihishwa. Abatoranyijwe kenshi bashyirwa ku ruhande, bakagenda inzira idasanzwe abantu bake basobanukiwe. Nubwo kwigenga bishobora kuba umugisha, bishobora no guteza intege nke zikomeye. Iyo hatabayeho abantu bo kubaha inama cyangwa imikoranire ikomeye mu mwuka, irari riba urugamba rw'imbere rwihisha. Uburyo bwo kubihisha butuma bitoroha kubitsinda, bikaba intandaro yo kubabaza benshi mu mbaraga. Impamvu ya gatatu, uguhamagarwa kw'ikirenga cyangwa se guhora uvugana n'Imana kenshi bituma habaho ibitero bikomeye by'umwanzi Satani. Umuhamagaro w'ikirenga uzana n'urugamba rukomeye. Irari ntabwo ari intambara y'umubiri gusa, ahubwo ni igitero cy'umwuka cyateguwe kugira ngo gitinde cyangwa gishyire kure abatoranyijwe n'Imana. Ukumva icyo cyahamagariwe kugira ngo gitinze cyangwa gishyire kure abatoranyijwe n'Imana. Abayobozi benshi, abahanuzi n'intwaro z'umwuka baguye kuko batigeze baha agaciro ubukana bw'uru rugamba. Satani akoresha irari nk'umutego udahoraho, azi ko n'intwaro zikomeye zishobora gutsindwa n'imibiri yazo. Ukumva abashaka gukoresha neza umubiri wawe mu buryo bwo kugira ngo agutsinde, kandi akoresheje umubiri wawe. Impamvu ya kane, ibikomere byo mu mutima bitera inzira y'utwobo. Ibikomere byo mu mutima bitera inzira y'utwobo. Ati gute? Abatoranyijwe benshi batwara ibikomere byo mu mutima. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Abatoranyijwe benshi batwara ibikomere byo mu mutima: kwangwa, guteranwa,
kubabara mu rukundo rwo hambere. Ibyo bikomere bitakize bishobora kuba inzira zo kwinjiramo irari. Iyo umuntu ari mu kaga k'amarangamutima, umwanzi aha irari isura nk'aho ari ihumure cyangwa igisubizo cy'ubusa cyo kuzuza icyuho. Iyo hatabayeho rero gukira imbere mu mutima, irari rihinduka uburyo bwo kwiyibagiza no kubaho mu cyaha giteza isoni bitoroshye kumena. Sinzi niba ibyo bintu muri kubyumva neza. Iyo hatabayeho gukira imbere mu mutima, irari rihinduka uburyo bwo kwiyibagiza no kubaho mu cyaha giteza isoni bitoroshye kumena. Impamvu ya gatanu, impano zikomeye z'umwuka zijyana n'umubiri woroshye. Abatoranyijwe benshi bafite impano zikomeye z'umwuka, ariko baracyari abantu basanzwe. Umubiri uguma ari intege nke. Iyo hatabayeho imyitozo ikomeye y'umwuka, gusenga, kwiyiriza ubusa no guhindura imitekerereze, urugamba rwo kurwanya irari rurushaho gukomera. Uko gusigwa gukomeye rero kurushaho, niko hakenerwa kugenzura cyane. Iyo umuntu adakomeza gushimangira umwuka, ashobora kwiroha byoroshye mu bitekerezo n'ibikorwa by'irari. Iyo umuntu adakomeza gushimangira umwuka, ashobora kwiroha byoroshye mu bitekerezo n'ibikorwa by'irari. Irari ni urugamba abatoranyijwe benshi bahura narwo rwihishwa, ariko intsinzi irashoboka. Binjiye mu myitozo ikomeye y'umwuka, bashyiraho abantu bo kujya babagira inama, kandi bakakira ibikomere byo mu mutima, bashobora kuritsinda bagakomeza kugenda mu mugambi w'Imana. Intego y'umwanzi rero ni ukubafata mu mutego, ariko imbaraga z'Imana ziruta byose. Ikibazo gisigaye, bazahitamo kurwana cyangwa bazahitamo kugwa.